umuntu akamenya uko yitwara. Uyu munsi tugiye kuganira ku kugona. Ese kugona byaba ari uburwayi? Ese byaba biterwa n'iki? Ese bishobora kuba uruhererekane mu muryango? Ese bishobora kuvurwa bigakira? Ese kugona muri rusange bishobora kukugiraho ingaruka ki wowe ugona? Ese uwo murara nawe bishobora kumugiraho ingaruka? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo dusobanukirwe neza no kugona, kugira ngo nidusanga koko ari ikibazo abantu bivuze cyangwa se bihutire kwivuza. Mutwemere mu gutangira dutangirane n'abantu batandukanye, wanze batubwire niba batekereza ko kugona byaba ari uburwayi n'icyo batekereza byaba biterwa nabyo. Kugona uko bisanzwe mbizi ni igihe umuntu yaryamye agasohora ijwi mu buryo atagizemo uruhare, noneho wenda bikaba biterwa n'impamvu zitandukanye. Muzo ntekereza kuba umuntu aryamye ananiwe ndetse no kuba umuntu afite umubyibuho mwinshi, mbona yuko byatera impamvu zo kugona, cyangwa se anywa inzoga nyinshi, nabyo ni zimwe mu mpamvu zatuma yabagona. Kunywa itabi ryinshi ni zimwe mu mpamvu mbona zatuma umuntu yaba yagona. Kugona numva bwaba ari uburwayi, rimwe na rimwe biterwa, si ko biterwa n'ibibazo bitandukanye, ariko akenshi usanga ari uburwayi. Rimwe na rimwe usanga biterwa cyane cyane nk'iyo umuntu yanyweye inzoga nyinshi cyangwa se umuntu asanga anywa itabi. Kongera ugasanga none biterwa n'umubyibuho ukabije ku bantu benshi. Abantu benshi bafite umubyibuho ukabije bakunda kugira icyo kibazo cyo kugona cyane nijoro. Nta makuru menshi mbifitiye. Rimwe na rimwe umuntu yumva ko ari uburwayi, umuntu agatekereza ko indwara yo kugona ishobora kubiterwa no kuba umuntu aryamye nabi. Siritu wenda umuntu yaryamye agaramye twumva ko ariyo mpamvu yabagona. Iyo yihindukije bita bishira, umuntu agatekereza ko byaterwa no kuba aryamye nabi, cyangwa se rimwe na rimwe hari n'abandi bagona bidatewe nuko aryamye nabi, igihe cye cyose akaba agona. Aho ngaho niho umuntu ahita atekereza ko byaba biterwa, byaba ari nk'uburwayi. Ni nk'ubwo buryo bubiri mbitekerezamo. Bikaba biterwa n'umuntu urwaye indwara z'ubuhumekero, nawe ashobora kugira icyo kibazo cyo kugona. Ngibyo rero ibyo batekereza bishobora guterwa no kugona nk'uko nyine babidusobanuriye, ariko nanone baratubwira niba batekereza yuko kuba urarana n'umuntu ugona wowe ubwawe bishobora kukugiraho ingaruka. Ingaruka ntekereza bishobora kukugiraho, nkanjye wenda nk'urugero, hari umutanti umwe wagonaga twaryamanaga. Iyo yagonaga nagiraga ubwoba, nagira ubwoba rero nkahita musunika kugira ngo abuje nyine bishire mbashe gusinzira. Ariko mu bijyanye n'uburyo bya kwafectinga, ntekereza ko wenda nta kibazo wagira. Mu makuru gusa umuntu agenda afata mu bantu batandukanye umva bavuga ngo birandura, ariko nta makuru mbifitiye ahagije. Iyo wararanye n'umuntu ugona cyane bishobora kukubangamira, bigatuma udasinzira neza mu ijoro, bigatuma umunsi ukurikiyeho uza kuba wasinzira kuko nijoro utasinziriye neza. Byose byatewe n'uwo muntu waraye ugona mwararanye. Numva bishobora kumbuza amahoro kuko birabangama igihe uryamanye n'umuntu ugona. Akenshi usanga bibuza amahoro kuko birabangama cyane, ugasanga rimwe na rimwe umuntu arikanga akaba yanamukomaho kugira ngo nawe ubashe kuba wabona amahoro. Bati ingaruka byakugiraho ni umunaniro cyangwa se kuba bikubangamiye, ariko hari n'utubwiye ati ingaruka ngewe numva byangiraho cyangwa se byangizeho nuko iyo ndi kumwe n'umuntu urimo kugona ngira ubwoba nkumva ko ashobora kuba agiye gushiramo umwuka. Ibi byose ni ingaruka zishobora kukugeraho nk'uko nyine bo babitangaza. Ese ni izihe nama bumva batanga? Inama nabagira, iyo usomye neza usanga nk'urubuto rwa pome kururya rufasha umuntu ubasha kugona, cyangwa se kurya karoti. Urubuto rwa pome ni umwe mu mbuto nziza
zifasha mu bigendanye n'ubuhumekero, cyangwa se kurya karoti kuko ifasha ibihaha bigatuma umuntu yabasha guhumeka neza. Nizo nama natanga ngewe mu buryo mu bagendanye n'abagira ikibazo cyo kugona cyangwa se kugabanya umubyibuho, kubera yuko umubyibuho utuma umuntu abasha kuba yagona. Inama nabagira nk'uko twabonye ko biterwa no kunywa inzoga cyane cyangwa itabi, abantu banywa itabi cyangwa inzoga bakabigabanya cyangwa se bakabivaho, n'abantu bafite umubyibuho ukabije bagakora siporo kugira ngo icyo kibazo gishire cyangwa kigende. Nk'inama umuntu yabagira, nk'uko usanga hari bamwe babitekereza, nk'ubu hari umushangazi urumva nakubwiye ujya ugira icyo kibazo, ariko kuri side namubazaga avuga ati reka nta ndwara irimo, buriya nuko nyine mba naryamye nabi nta ndwara. Ariko igihe cyose nk'inama rero umuntu yabagira, bajya nko kwa muganga bakabanza kubaza bagasobanukirwa ese biterwa n'iki, akamenya niba koko ari indwara cyangwa se atari indwara, akaba azi ubuzima bw'uko buhagaze yafashe ibisobanuro kwa muganga. Numva ari nkayo nama nabagira. Ngizo rero inama zitangwa n'aba twaganiriye batwemereye ko tuganira, ariko reka tubanze tunabashimire cyane kuba baraduhaye umwanya wabo. Baratanga inama rero z'uko abantu bakwiriye kwisuzumisha bakamenya koko niba ari uburwayi, ariko harimo n'utugira inama y'uko ngo abantu bakwiriye kuba barya urubuto rwa pome cyangwa se bakaba barya karoti nk'imboga, ngo ibingibi ngo bishobora kugufasha. Byose ubwo rero muganga araza kubidusobanurira. Ariko uyu munsi tugiye kuganira n'umuhanga mu kuvura indwara zose zishobora kujyana n'ubuhumekero, ariko cyane cyane mu muhogo, mu mazuru, mu nkanka byose, cyangwa se ibizwi nka ORL. Tugiye kuganira na Dr. Alexandre Rucyahana, akorera hano ku Gisimenti. Agiye gutangira tubwira ese kugona n'uburwayi. Byaterwa no umuntu ashatse kubyumva. Ushobora kubyita indwara cyangwa ntubyita indwara. Kugona ni mu gihe umuntu asinziriye, noneho umwuka wakwinjira mu myanya y'ubuhumekero cyangwa wasohokamo mu gihe hafunganye, bigatuma hasohoka urusaku rushobora no kubangamira n'ubana n'ubona. Kugona hari igihe biba bitewe n'ukuntu umuntu ateye, bishobora guterwa n'uko mu muhogo harimo ibibazo cyangwa mu mazuru, bishobora kuba indwara cyangwa ntibibe indwara. Ati bishobora kuba uburwayi cyangwa se ntibibe uburwayi bitewe n'ibyabiteye. Hanyuma se kugona bishobora guterwa n'iki? Kugona bituruka ku mpamvu nyinshi zinyuranye. Kugira ngo umuntu yumve neza impamvu zituma umuntu agona, byaba byiza umuntu yumvise neza uburyo bwo guhumeka ubundi bugenda buti. Buri icyicaro cyo guhumeka gitanga amabwiriza n'amategeko kiba mu bwonko. Ariko iyo amategeko amaze gutangwa, bishaka ko mu nzira umwuka unyuramo haba ari inzira nyabagendwa. Mu mazuru, mu kanwa, mu nkanka, mu muhogo, mu nda y'ingoto hari akadirishya umwuka winjiramo ugana mu bihaha, bishaka ko aho hose haba hafunguye. Ikintu cyose rero kihafunga gituma hafungana gishobora kuba impamvu yo kugona. Hari n'abantu mujya mubona bafite amenyo adasomana neza, ugasanga urwasaya rwo hejuru n'urwo hasi ntibihura, agahumeka yasamye. Cyangwa abantu bafite akananwa gasa n'akinjiye mu ijosi, barya nabo bituma bahumeka basamye, kandi bujya guhumeka kwiza no guhumekera mu mazuru. Guhumekera mu kanwa ni amaburakindi. Ni n'intandaro yo kugona. Nkuko rero nyine yararimo no kutwereka mu miterere mu myanya y'ubuhumekero, arimo aratubwira yuko ikintu icyo ari cyo cyose kibangamiye umwanya w'ubuhumekero, inzira umwuka unyuramo, gishobora gutuma umuntu agona. Ese byakwirindwa? Kwirinda kugona ni ukwirinda impamvu zitera kugona. Hari izo umuntu ashobora kwirinda. Ushobora kugona kubera ko ya nzira twavuze yo mu mazuru ifunze. Tuvuga mu mazuru buriya hari agakuta gatandukanya amazuru yombi. Buri muhora wo mu izuru rero umwuka ugomba kunyuramo neza. Ako gakuta iyo kaberamye bituma umwuka utinjiramo neza. Urumva nk'ibyo ngibyo iyo meze utyo, byaba bitewe na accident, byaba bitewe ko ariko wavutse, bashobora kubikosora kakuta ko muzuru kagororoka. Nimba ufite inyama zo mu mazuru zifunze zifunganye, mu mazuru buriya hari utuntu tw'inyama dushashemo tugerekeranye. Utwo tunyama tukagenda dusigamo imyanya hagati yatwo. Hagati hagana mu mfuruka zatwo hari utuntu tw'utuyira
tumeze nk'utuyira tw'imigenderano tujyana umwuka muri sinus, icyo bita sinus. Sinus twabigeranya n'ubuvumo bufukuye muri aya magufa, hari aya ngaya yo ku ruhanga, hari aya ngaya y'urwasaya rwo hejuru, hari n'izindi sinus ziri inyuma hagana mu bwonko. Izo sinus zose rero hari utuyira tw'imigenderano dutuma umwuka uturuka mu mazuru ukinjira muri sinus cyangwa ukava muri sinus ukajya mu mazuru. Noneho mu muhogo inyuma hano murabona hane mu nkanka, aka kantu k'agahu gatwikiriye mu nkanka, hari ukuntu umwuka ushobora gutuma gahungabana kagasa n'agatitira, hagaturuka urusaku rushobora no kumvikana ku muntu uri iruhande rw'umuntu ugona. Mu muhogo hasi nabyo bishaka ko hataba habyimbye, haba hari inzira nyabagendwa. Aha mu nda y'ingoto aho umwuka winjirira bishaka ko naho haba hafunguye. Impamvu zose rero zituma ako kayira gafunga, cyangwa se tuvuge nk'ururimi. Hari abantu bagira ururimi runini rwuzuye mu kanwa ugasanga umwuka ntufite aho unyura. Izo zose ni impamvu zishobora gutuma umuntu agona. Hari ibyo ushobora kwirinda nko mu mazuru iyo habyimbye, nko kubera ibibazo bya allergie tuvuge, cyangwa se kubera infection bagize mu mazuru, ibyo ushobora kubikiza utanze imiti. Nimba harimo ibibyimba byamezemo bimwe bita za polype, ibyo ushobora kubikuramo umwuka ukabona aho unyura. Nk'abana batoya, hari abana bato cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 bagira biriya bita za vegetation, ugasanga barahumeka basamye bakagona. Ibyo nabyo bivanyemo birakira. Cyangwa ziriya za amygdale nini usanga zifunze mu muhogo ku buryo umwuka utabona aho unyura. Ibyo byose ni impamvu zishobora gutuma umuntu agona, zishobora gukira iyo umuntu avuye impamvu nyine. Muganga rero ati hari ibishobora kwirindwa bitewe n'icyabiguteye, iyo kibasha kwirindwa ushobora kwirinda kugona. Ariko dukunze kumva nyine abantu bavuga yuko umunaniro, kuba wakoze cyane wagize umunaniro ngo bishobora kugutera kugona, kurara ugona. Ese nibyo abaganga babivugaho iki? Iyo umunaniro ukabije bituma usinzira, nko kuri abaganga baba bateye umuntu ikinya ugasinzira cyane. Ibyo rero bituma inyama zo mu mubiri zisa n'izirekura, bikaba byabyiga wa mwanya w'umuhumekero, bishobora kuba impamvu yo kugona. Iyo ugona cyane bituma unanirwa, kuko iyo ugona cyane burya hari ukuntu uhumeka ushikakurika ku buryo udasinzira neza. Ugasanga waraye inshuro nyinshi ushikagurika, ukamara, ndetse hari n'abagira igihe bisa n'ibihagarara, ugasanga amaze nk'amasegonda 10 umwuka udahita, agakangukira hejuru. Ibyo rero bishobora gutuma bucya unaniwe kubera ko utasinziriye neza. Bishobora no gutuma ndetse hari nabo usanga umuvuduko w'amaraso uzamuka, cyangwa ugasanga afite umunabi kubera ko yasinziriye nabi. Umunaniro ubwawo ngo ntagutera umuntu kugona, ahubwo kurara ugona bishobora kugutera umunaniro, nk'uko muganga amaze kubidusobanurira. Nanone mu bivugwa hari abagaragaza yuko inzoga, abantu banywa inzoga cyane ngo bishobora kuba byabatera kugona. Twanumvise mu bantu twaganire nabo babitubwiragamo yuko bati abantu banywa inzoga akenshi bashobora kurara bagona. Ese nibyo? Muganga aradusobanurira. Ibyo nabyo ni imwe mu mpamvu ituma abantu bagona. Burya inzoga nyinshi bameze nk'uwatewe ikinya, inyama zo mu muhogo zirirekura zigafunga twatuyira twavugaga, ugasanga bibaye impamvu yo kugona. Burya hari abantu usanga bagona ari uko banyoye, bataba banyoye inzoga nyinshi ntibagone. Kimwe n'abantu babyibushye, hari abantu usanga babyibushye cyane bikaba byaba impamvu yo kugona, kubera ko ibinure byitsika mu mubiri bigafunganya twatuyira umwuka unyuramo, ugasanga umwuka uranyura ahantu hafunganye. Kunywa inzoga nyinshi rero ngo bishobora kugutera kugona. Amahitamo ni ayawe, kuko twumvise yuko kugona bishobora kwirindwa bitewe n'icyabiguteye, kandi kunywa inzoga birumvikana yuko nyine ushobora ubwabyo kubyirinda. Twumvise yuko nanone n'umubyibuho ukabije ngo ushobora gutera umuntu kugona. Ese wa muntu noneho ufite ikibazo cyo kugona akaba ativuje, zishobora kumugeraho izihe ngaruka? Ingaruka zishobora kuba nyinshi. Ingaruka ubwabyo urumva ntasinzira neza, akarashikaguzwa nijoro. Ku manywa nimba nk'umuntu ukora akazi gashaka kwa ufite ubwenge buri ku gihe, ugasanga nta bifite kubera gushikaguzwa. Nimba ari umuntu utwara imodoka, urumva ntaba ameze neza mu mubiri ku buryo atwara imodoka neza. Bishobora kugira ingaruka rero ku mubiri w'umuntu. Izindi ngaruka, umuvuduko w'amaraso nababwiye ko ushobora kuzamuka. Hari abantu usanga bafite umunabi kubera ibintu byo kugona. Ingaruka zindi ni kuwo mubana.
wowe ugona usinziriye ariko uwo mubana bakanuye ukamubuza no gusinzira, nabyo urumva ko ari izindi ngaruka. Ku buryo nko muri bihugu bikize cyane usanga barambukiwe no gushakashaka buri kantu, bakoze ubushakashatsi ku bantu babana n'abagona, baza gusanga nabo ubwabo bibabangamira mu buzima bwabo. Ingaruka ni nyinshi bishobora gutera nk'uko nyine muganga amaze kubidusobanurira, kubera wa munaniro urarana ugona ngo bishobora kugutera umuvuduko w'amaraso. Ikindi bishobora gutera ingaruka ku mibanire y'ababana cyangwa se abashakanye. Ibi nanone birahita bituma tubaza muganga, ni izihe ngaruka bishobora kugira ku muntu noneho urarana n'undi ugona, kubera ko akenshi nyine ugona birumvikana nyine ni iyo afite uwundi muntu bararanye, uwo bararanye ashobora kubyumva. Ni izihe ngaruka bishobora kumugiraho? Uwo bararana nawe kubera ko atasinziriye nijoro, kubera ko ugona we aba anasinziriye, ariko uwo bararana nawe kubera urwo rusaku rwo kugona bimubuza no gusinzira, bigatuma rero nawe aradasinziriye. Ku manywa ugasanga aratura ibishyito, arasinzira, arananiwe, bikaba byatuma agira umunabi, bikaba byatuma bigira ingaruka kuba babana. Urumva ko ingaruka zishobora kuba nyinshi, n'ubana n'ugona bishobora kumugiraho ingaruka. Kandi nkubwira ko nk'iburayi bo bakunze gushakashaka buri kantu, bakoze ubushakashatsi basanga bishobora kugira ingaruka ku bantu babana n'abagona. Ku muntu ubana n'ugona bishobora kumugiraho ingaruka mu buzima bwe, bwo kugira umuvuduko uzamuka, bwo kugira umunabi, bwo guhora asinzira ku manywa. Izo ni ingaruka. Ingaruka rero ni kimwe cyangwa se ni zimwe n'iza wa muntu n'ubundi nawe urara agona. Ibi ngibi nk'uko nyine muganga amaze kubidusobanurira, muri birumvikana nawe ntago asinzira neza, akagira wa munaniro. Uwo munaniro ushobora gutuma nawe hagira umuvuduko ukabije, ariko nawe akaba yanagira cya kibazo mu mibanire. Ese umuntu aramutse abyivuje, kuko twumvise ingaruka ku watinze kwivuza, noneho uwabyivuje we ashobora gukira? Bitewe n'impamvu ibitera, no gusobanura impamvu zinyuranye zituma umuntu agona. Nimba ufunganye mu mazuru nk'aka kantu, akagakuta ko mu mazuru kakaba kaberamye, baramutse bakagororeye kakamera neza byaba byakira. Nimba ufite izo nyama zo mu mazuru zibyimbye kubera ibibazo bya allergie, ufata imiti ya allergie bikaba byakira. Tuvuge se nk'abana bafite inyama zifunze mu mazuru inyuma mu nkanka no mu muhogo, iyo uzivanyemo haba habonetse inzira yo guhumeka ku buryo kugona bishira. Kugona burya kenshi biterwa no guhumeka, uhumekera mu kanwa. Kandi guhumekera mu kanwa nk'uko nabikubwiye ni amabura kindi, ubundi guhumeka neza no guhumekera mu mazuru, kuko mu mazuru buriya hari ukuntu umwuka uyungururwa ukanashyuha ukagera mu muhogo utunganye. Nawe iyo uhumetse wasamye umwuka ntabwo uyungururwa, ugatera n'ububyimba mu muhogo, rero bikagutera ibibazo. Ngo umuntu ashobora kwivuza agakira, yego, bitewe n'icyabiteye. Birumvikana iyo yisuzumishije bakabona nk'uko muganga amaze kubitwereka kuri kiriya gishushanyo, bakabona yuko wenda ikibazo cyari kiri mu miterere yo mu myanya y'ubuhumekero bwe, bakakosora ibyo bibazo, uyu muntu ngo ashobora kuvurwa agakira. Ese bishobora kuba uruhererekane mu muryango ku buryo wenda umwana ashobora kugona, wenda bitewe n'uko hari n'umubyeyi we nawe ugona? Ntabwo ari uruhererekane ku buryo hari ikintu wavuga ngo wacyanduje umuntu, ariko umwana aramutse aremetse mu kanwa ku buryo bituma hafunga, byatuma agona. Ariko ntabwo ari indwara y'uruhererekane ku buryo wavuga ngo nimba so agona nawe uzagona, nimba nyoko agona nawe uzagona. Oya, nimba ufite ururimi rwuzuye mu kanwa, nimba umuryango wanyu ariko mukunze kumera rukaba rufunga mu kanwa ntubone uko uhumeka, bishobora kuba impamvu yo kugona. Ariko ntabwo wavuga ngo ni ibintu buri wese azahereza umukomokaho. Kugona rero nyine nk'uko byumvikana ntago muri rusange wavuga wenda ngo kuko ukomoka ku muntu ugona nawe ugomba kugona, ariko bishobora guterwa mu gihe bitewe n'imiterere y'umubiri. Nk'uko muganga atanze urugero wenda rw'abantu bashobora kuba wenda bafite ururimi runini mu kanwa, icyo gihe bikaba bitera umuntu kugona. Iyo abyaye umwana nawe wenda akaba afite iyo miterere yo mu kanwa, nawe ashobora kugira cya kibazo cyo kugona, ariko ntago bivuze ngo uzakomoka muri uwo muryango wese azagira kiriya kibazo cyo kugona. Twakomeje rero kuvuga wenda umuntu urarana n'ugona, tureba ingaruka bishobora kumugiraho, ariko wa wundi ugona we iyo agona arabimenya? Akenshi umuntu ugona ntabimenya,
kubera ko agona asinziriye. Ariko hari ugona asinziriye bya nibita ngo nimbonamwuko ku buryo akanguka urwo rusaku rwo kugona akarwumva, ariko akenshi ugona ntabimenya bimenywa n'uwo babana, ku buryo burya no muri consultation akenshi abantu baza kwivuza ibibazo byo kugona bazanwa nabo babana. Ugona abibwirwa n'uwo bararanye, kuko akenshi n'uwo babibwiye usanga abihakana. Dukunze kumva rero stress cyangwa se ibibazo byo mu mitekerereze bikunze gutera kwivurumbagatanya k'umubiri w'umuntu, cyangwa se bikaba byatera ingaruka zitandukanye. Ese stress ishobora gutuma umuntu agona? Hari ukuntu burya kugona tuvuga nk'abantu bafata imiti ngo basinzire. Abantu bagira stress akenshi usanga adashobora kubona ibitotsi nijoro, agakena gufata imiti ngo asinzire. Iyo miti burya hari ukuntu ituma inyama zo mu muhogo zirekura no mu mazuru no mu mubiri hose, bigatuma wagona. Abantu bakunda kunywa itabi, uzi ko abantu bagira stress akenshi banywa itabi. Burya itabi naryo zituma mu buhumekero habyimba, ku buryo iriya nzira umwuka unyuramo usanga ifunganye, bikaba byaba impamvu yo kugona. Ngo imiti umuntu ashobora kubafata yo kumurinda biriya bibazo by'imitekerereze y'ubwayo ishobora kuba yamutera ibibazo byo kugona, wenda nk'imiti nk'uko muganga amaze kubidusobanurira, abantu bakunze gukoresha imiti kugira ngo babashe gusinzira. Ibi ngibi nyine ngo bashobora kubagiraho izo ngaruka zirimo n'izo kuba bagona. Ese umuntu udafite ubundi burwayi afite mu mubiri, akaba atanafite wenda na bya bibazo by'imiterere itameze neza mu nzira y'ubuhumekero, ese ashobora kugona? Hano mu rusenge rw'akanwa kariya akantu gashinzemo hari igihe gashobora kuba karekare kagenda kasomana naho ururimi rutereye. Ibintu byose bifunga iyo nzira bituma yaba impamvu yo kugona. Ariko umuntu udafite ikibazo mu nzira y'ubuhumekero, umwuka winjira neza mu bihaha ugasohoka neza mu bihaha by'umusozi, ubundi umuntu udafite ikibazo ntagona. Kugona rero nk'uko byumvikana, umuntu agona kubera ko nyine umubiri we ufite ikibazo runaka. Ni umunaniro se, ni inzoga nyinshi se, ni umubyibuho se, kuko ngo udafite ibyo bibazo bindi byose ntago yagona nk'uko muganga amaze kubidusobanurira. Inama rero ni izihe? Na cyane ko ugona nawe ubwe aba atabizi. Inama za muganga ni izihe? Inama umuntu yagira abakurikira ikiganiro cyacu ni uko umuntu iyo agona yakwisuzumisha akareba impamvu ituma agona. Twababwiye ko bishobora kugira ingaruka ku mubiri wawe, bigira ingaruka kuba mu bana. Igihe ugona rero wajya